kuza, gusa yavuze ko ibi byose nimubibona muzararame maze murebe hejuru. twari tubizi nk'abasomyi ba Bibiliya, yasize avuze ko mu minsi y'imperuka ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami bugatera ubundi bwami. twari tubizi nk'abasomyi ba Bibiliya, yasize avuze ko mu minsi y'imperuka ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami bugatera ubundi bwami. Ibi ntibyanabye nyina biri inyuma, n'akataraza nako kagiye kuza, gusa yavuze ko ibi byose nimubibona muzararame maze murebe hejuru. Ibi ntibyanabye nyina biri inyuma, n'akataraza nako kagiye kuza, gusa yavuze ko ibi byose nimubibona muzararame maze murebe hejuru. Umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe, aho Burundi twasabanaga amazi ndetse n'umuriro, undebere Kongo twahanaga abageni tugashyingirana, none tubaye abanzi mu kanya nk'ako guhumbya. Jyewe iyo mbirebye mbona Yesu ari hafi. Umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe, aho Burundi twasabanaga amazi ndetse n'umuriro, undebere Kongo twahanaga abageni tugashyingirana, none tubaye abanzi mu kanya nk'ako guhumbya. Jyewe iyo mbirebye mbona Yesu ari hafi. Ibi ntibyanabye nyina biri inyuma, n'akataraza nako kagiye kuza, gusa yavuze ko ibi byose nimubibona muzararame maze murebe hejuru. Ibi ntibyanabye nyina biri inyuma, n'akataraza nako kagiye kuza, gusa yavuze ko ibi byose nimubibona muzararame maze murebe hejuru. Ihanganisha ababuze ababo, gahumuriza abavanywe mu byabo, amaso yanyu nimuyahanga ijuru, rifite impozamarira n'indishyi z'akababaro. Ihanganisha ababuze ababo, gahumuriza abavanywe mu byabo, amaso yanyu nimuyahanga ijuru, rifite impozamarira n'indishyi z'akababaro. Amaso yanyu nimuyahanga ijuru, rifite impozamarira n'indishyi z'akababaro. Amaso yanyu nimuyahanga ijuru, rifite impozamarira n'indishyi z'akababaro. Amaso yanyu nimuyahanga ijuru, rifite impozamarira n'indishyi z'akababaro.